Amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwebwe. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ntabwo duhema kumenyekanisha ubutumwa bwiza, ntabwo duhema kumenyekanisha yego icyo Kristo yakoze n'icyo yadukoreye mwatwe ababoneka kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo nyirizina hatagira uza gukerensa icyo Kristo yakoze kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo uza kubyumva abisobanukiwe kandi abyitayeho bimugirire umumaro. Rero bwoko bw'Imana mbashimira cyane yuko mubana natwe kandi tukabimenya yuko n'ubundi umurimo namwe mudahwema kandi mudaceceka aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego, ubwoko bw'Imana nimubasha kwishira no kubasha gupfukirana ibibarimo. Yego rero bwoko bw'Imana, dore ko ibyo twigira mu materaniro y'ubwoko bw'Imana ari byo by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu natwe tugira ishyaka yo kubimenyesha abandi, dore ko akaba ari iby'agaciro. Tugerageza buryo ki, tureba buryo ki twabizigama cyangwa twabibika mu buryo bifite umutekano, yaba ari ukubyandika, gufata amarikodi, kudownloadinga, tukabibika nyine ibyigisho ahantu heza nyine, kugira ngo tubashe kuba twabika iby'agaciro. Yego bwoko bw'Imana, tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki, ariko turabanza turebe incamake y'aya mateka yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mu byabayeho ku isi mu bigendanye n'iyobokamana. Yego muri aya mateka turabonamo umuntu wafashwe nk'umukristo wa mbere w'abakristo, kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo uburyo ukwiriye kubera abandi icyitegererezo muri byose. Rero nk'ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu uza no gusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire, aharira igihe cye mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza gusobanura Imana ye nyirizina. Ubwoko bw'Imana, yego ndabashimiye cyane. Reka tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye aya mateka aranze iyi tariki. Turareba se abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana yashakaga. Nidusanga ari iby'Imana yashakaga bihamijwe n'iki Imana yavuze muri Bibiliya, turabigiraho tubikore natwe ndetse dukore n'ibiruseho. Niduza gusanga nyirizina barakoraga iby'Imana idashaka, tubigenjuje Bibiliya tugasanga si Imana ibivugaho, icyo gihe turava mu kinyoma cyabo nyirizina, tuve mu kinyoma cyabo, twebwe turebe icyo Imana ishaka ko twakora tukimenyeshejwe n'iki Imana yavuze muri Bibiliya. Rero ubwoko bw'Imana ku buryo burambuye turebe aya mateka ku buryo burambuye amateka aranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mu byabayeho ku isi mu mateka y'iyobokamana. Yego turasangamo Paulo wa Tebesi ufatwa nk'umukristo wa mbere w'abakristo. Paulo wa Tebesi yapfuye ku ya 15 Mutarama mwaka wa 345. Ubuzima bwe yego bwo kuba wenyine no kwihana yego bwashishikarije abihaye Imana bo hambere. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianhistoric.com. Yego tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, ariko turasanga uyu Paulo wa Tebesi, uyu nguyu icyo yakoze n'icy'agaciro ni uko yabaye nk'icyitegererezo cyiza ku bandi muri byose, cyangwa icyo yanyuzemo natwe turabo kumwigiraho, kuko Bibiliya natwe ari kibikomozaho. Turaje turebe icyo Bibiliya ibishimangiraho ku iryo jambo. Niho turaza kureba mu butumwa bwiza mu byakozwe n'intumwa, nk'uko tugiye kureba uburyo ki ukwiriye kubera abandi icyitegererezo muri byose. Yego
Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 ku murongo wa 33 kugera ku 35 niho havuga ngo sinifuje ikintu cy'umuntu wese. Uwo ni Pawulo wabivugaga. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yanyenuraga ibyo nyennye. Ego nabo twari kumwe, nabo twari turi kumwe. Nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ngiri ijambo ry'Imana ririmo gushimangira cyangwa ritwereka nk'ubwoko bw'Imana uburyo tukwiriye kubera abandi icyitegererezo muri byose, atari muri kimwe ahubwo muri byose. Dore impamvu biraza kuba muri byose nuko umuntu akimara kuba ubwoko bw'Imana abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, cyangwa kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Icyo gihe ubwoko bw'Imana duhita dutangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu icyo tuzakora cyose tuzagikora tukiyobowemo n'umwuka w'Imana. Rero aho niho uraza gusanga tubera abantu cyangwa abandi icyitegererezo muri byose, ntabwo ari kuri kimwe, kuko icyo gihe tuba tubaye abayoborwa n'Imana muri byose. Ntahari buze kudutererana cyangwa ngo ize kutureka, ahubwo ibyo tunyuramo byose turaza kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nk'uko hano Pawulo yabivuze neza, arabisobanura mu buryo bwimbitse kandi bwiza, yerekeye no ku bigendanye n'ubutunzi, amafaranga. Niho yavuze ati sinifuje ikintu cy'umuntu wese. Kandi yayoborwaga n'umwuka w'Imana, kandi yarigishaga, kandi yajyanaga ubutumwa hirya no hino. Ariko yaravuze ati sindi buze kugira ibyo ndi buze kwaka ba runaka cyangwa abo ndi busanga aha n'aha ngiye kubigisha, no. Ahubwo yaravuze ati sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ibyo nibyo yavuze kuri icyo gihe. Nk'ubu twebwe dushobora kuvuga ati amafaranga, amazu, imodoka, imyenda, guhabwa impano runaka. Ubwoko bw'Imana ntabwo turi buze kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa ntabwo turi buze kwigisha tugamije kugira ngo tugire icyo duhabwa muri ibyo ngibyo ndetse n'ibindi navuze. Yego, niho Pawulo yavuze ati sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yanyenuraga ibyo nyennye. Pawulo avuze ati aya maboko yanjye muzi yuko namwe ubwanyu murabisobanukiwe yuko ariyo yanyenuraga ku byo nari nkeneye, ibyo nashakaga n'ibyo nashaka kwihazaho. Nahazwaga n'ibivuye mu maboko yanjye. Nagiye kuvuga ngo ba runaka bari buze kuyama cyangwa ndaza kubibasaba cyangwa ndaza oya. Yaravuze ati amaboko yanjye niyo yanyenuraga ibyo nakeneraga, hamwe ndetse n'abo twari turi kumwe. Ageretseho kubwo n'abo bari bari kumwe. Rero mu bwoko bw'Imana natwe ntabwo turiho kugira ngo tuze gukenera kuba turi buze guhemburwa n'abandi, tuze gukora ivugabutumwa kuko twahembuwe n'abandi cyangwa bari buze kuduhembura. Ahubwo nyirizina tugira ishyaka tubashe kuba twakora mu gihe tukiri muri buno buzima bwo mu isi. Turimo aho intego nyamukuru ari ukumenyekanisha ubutumwa bwiza, ariko ubwo butumwa bwiza tuze kubumenyekanisha tutabereye abantu inkomyi cyangwa tutababereye ibisitaza cyangwa tutababereye ibigeragezo tubasaba tubaka, oya. Ahubwo tugerageza natwe gukora ibyo twabashije kwigezaho cyangwa twabashije gukora ibyo ngibyo aba ari byo dukenera natwe gukonsoma cyangwa gukoresha nk'ubwoko bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana, ngira ngo iri jambo ry'Imana ni iry'ingenzi kandi ni iryacu ndetse n'abacu ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, twe kubyihererana ahubwo tubisangize n'abandi. Pawulo aragira ati nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha
abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Bwoko bw'Imana ndabashimiye cyane. Ibyo twigira kuri umurongo wa Irera TV1 nibyo by'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, kuba twaragize amahirwe yo kubona ubu buryo bwo kugira ngo twige ijambo ry'Imana uko riri tudagamije ikindi kintu. Ni iby'agaciro. Aya mahirwe twe kuyapfusha ubusa, ahubwo dukora icyo dukwiriye gukora nyirizina. Ni iby'agaciro, ni ibyo kwishimira bwoko bw'Imana, yaba ari njye, yaba ari wowe ndetse n'abandi. Kandi nicyo twagezeho twe kukirana tukimenyeshe n'abandi. Bwoko bw'Imana ndabashimiye. Twabanye muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ku mateka yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Ndabashimiye bwoko bw'Imana, buri gihe buri hano kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.